duhaguruke cyo kinyarwanda narinyuzemo kugira ngo tutangize cyangwa se dukomerezaho tugeze n'ubundi tubwire Imana w'Imana natwe gahunda zacu z'uyu munsi ayo materaniro rero bari k'Imana. Reka dusabe Bosco atambuke afate Bosco muri korali Impanda amuyobora atambuke hano imbere afate mikrofone atuyobore mu isengesho asenga Imana mu isengesho rigufi, hanyuma turajya kubabwira indirimbo dufatanya kuri Haleluya. Turambura ibiganza nimba twamaze kugera hano twese. Umwanya wo gusenga Imana, kugira ngo twese tubahe Imana dusenge. Turagushimiye Nyagasani Imana yacu, turagushimiye kuba kugira neza kwawe. N'iby'igiciro kubw'iki gitondo uduhaye iteraniro rya kabiri kugira ngo tugere aha ngaha. Mwami Imana, hari benshi babitekereje ndetse barabigambirira ariko birahinduka mu buryo batazi. Turagushimiye twebwe kuko waduciriye inzira. Nyagasani Yesu, uri umwami, uri umutabazi. Iri teraniro riteraniye aha ngaha turakuramya tukakubaha, turagushyira imbere kuko uri Imana yacu ishobora byose. Nta wundi dushyira imbere usibye wowe Data, uragahora ku ngoma, uri Imana igira neza. Reka uyu mwanya wa none aha ngaha utubere uw'agaciro. Ntagire umuntu waje aha ngaha agira icyo abura. Uje ashonje ahazwe nawe, ukeneye imbaraga zihabwe nawe. Haleluya. Ukeneye ubutware bwawe bubone, abaje barwaye bagende bakize indwara. Reka uyu mwanya Mwami utubere uw'agaciro. Urakoze urakarama, ngwino ubane natwe, ufashe buri muntu wese bageze aha. Ababyeyi bageze aha bakubone, abagabo bageze aha bakubone, abana bageze aha bakubone, abasore n'inkumi bageze aha bakubone, baririmbyi bakubone, abashyitsi bakubone. Mwami Imana, ureke iri teraniro ritubere iry'umugisha twese. Ngwino Mwami ubane natwe. Reka umwuka wera azaganze muri iri teraniro. Reka umwuka wera azariyobore, ahere ku bayobozi b'iri teraniro, agere kuwuriza kuvuga ijambo ry'Imana. Aze mu ijambo ryawe Mwami, aze Mwami afite kandi ahajijwe imbaraga zo gufashwa nawe. Haleluya. Mwami Imana, ngwino tugirire neza, ngwino winjire mu kintu cyose kirubera, gahunda yose ibera aha ngaha iyoborwe nawe. Urakoze urakarama, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tusenze mu izina rya Yesu Kristo. tugiye gufatanya indirimbo ya 90 mu ndirimbo z'agakiza ivuga ngo ay'Imana y'ukuri ikomeza kunyobora kandi urancishe mu nzira y'uhora ukora icyo ushaka. Reka tuyobore muri iyo ndirimbo hanyuma turirimbane.
nibasoza turakomeza na gahunda, ariko reka tubasabe n'ubundi mukomeze mwicaza abantu neza kuko mwabiteguye, kandi dukomeze gukurikira ubutumwa bwiza mu ndirimbo uko Imana yabuteguye mu izina rya Yesu. Watubereye ubwugamo Yesu, nitwabona uko tubivuga. Watubereye ubwugamo Yesu, nitwabona uko tubivuga. Watubereye ubwugamo Yesu, nitwabona uko tubivuga. Sitaogopa kitu chochote, sitaogopa kitu chochote. Baba, wewe ni mwamba wangu. Baba, wewe ni mwamba wangu. Baba, Baba, wewe ni mwamba wangu.
nategemea kwako Baba, wewe Mwokozi wangu. Baba, 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 wewe ni mwamba wangu. Baba, Baba, wewe ni mwamba wangu. Wewe umenilisha, wewe umenivika, umenipigania vita. Bila wewe siwezi ishi. Wewe umenilisha, wewe umenilisha, wewe umenivika, umenipigania vita. Bila wewe siwezi ishi. Wewe umenilisha, wewe umenilisha, wewe umenivika, umenipigania vita. Bila wewe siwezi ishi. Bila wewe siwezi ishi. Bila wewe siwezi ishi. Baba, 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 wewe ni mwamba. Baba, Baba, wewe ni mwamba. Nategemea kwako Baba, wewe Mwokozi wangu. Nategemea kwako Baba, wewe Mwokozi wangu. Wewe mwamba wangu, wewe mwamba wangu, wewe mwamba wangu wa kila siku. Wewe mwamba wangu, wewe mwamba wangu, wewe mwamba wangu wa kila siku. Wewe mwamba, wewe mwamba wangu, wewe mwamba wangu, wewe mwamba wangu wa kila siku. Wewe mwamba, wewe mwamba wangu, wewe mwamba wangu, wewe mwamba wangu wa kila siku. Uri ngabo yanje, uri ngabo yanje, uri ngabo yanje, uri ngabo yanje ya buri munsi. Uri ngabo yanje, uri ngabo yanje, uri ngabo yanje, uri ngabo uri ngabo, uri ngabo, uri ngabo, uri ngabo, uri ngabo, uri ngabo, gutyo. Uri ngabo, uri ngabo, uri ngabo, uri ngabo,
uri ingabo oh mana mana ni wowe ngabo yanjye haleluya Imana ibahumusha mu izina rya Yesu. Korali Hermoni baturirimbiye neza rwose. Ariko Perezida Ariel ese hari aho mwari mwagiye ku cyumweru? Ntacyo babatumye ngo muzatubwire. None ngaho Haleluya. Amen. Tumwe gishize twasohokeye ku muyumbu baduhaye inashyo muzakimuza rya Yesu Kristo. Muziduhaye mu buryo special. Nizo ku muyumbu koko. Ni mu itorero rya Gatuza. Turashimira Imana ko nubundi twongeye kwera mu iteraniro rya kabiri Imana yabanye natwe mu rya mbere kandi turizera neza ko niringiri naryo nayandi ari bukurikireho iri mu ruhande rwacu. Uyu munsi dusanzwe twihuta ariko uyu munsi ni special. Ntibigire uwo bibangamira kuko ntawe dukeneye gusitaza usibye ko tugira ngo gahunda zose zibashe kujyamo neza. Tugiye kwakirana rero. Korali ivuye ku turirimbira reka idusuze. Hermoni gatatu Benaya badusuhuze. Gatatu. Amen. Imana ibahumusha mu izina rya Yesu. Impanda badusuhuze bagiye kuririmba mu iteraniro. Gatatu. Shalomeka. Uyu munsi ndakira abantu b'umwihariko. Reka maze nakira abasangwa b'iri torero, abakristo b'iri torero, n'abashitsi basangwa. Abasangwa n'abashitsi bakunda guterana natwe buri munsi ku cyumweru. Reka namwe mujejuru. Ngaho ni mujejuru dukomere Imana bashe abana basigaye. Yes. Namwe mugiye kubigenza uko mwabonye abandi babigenza. Gatatu. Amen. Imana ibahumusha mu izina rya Yesu. Turi kumwe na protocole by'umwihariko. Protocole yonyine gusa itarimo abadiakoni. Umuntu uzi ko ari umudiyakoni ntagurukemo. Protocole. Ngaho ni mujejuru. Murimo se nabicaye bagejuru. Gatatu. Amen. Imana ibahumusha mu izina rya Yesu. Igitumye mbatandukanye nuko iki giterane gifite insanganyamatsiko batubwiye gushaka Uwiteka kandi batwijeje neza bashingiye muzanditswe ko umushatse wese afite amahirwe yo kumubona. Hanyuma rero iki giterane cyateguwe n'itorero rifatanyije n'ubundi n'abaministeri y'abadiakoni ndabona bari imbere yacu kandi bambaye neza. N'abandi bari mu iteraniro. By'umwihariko ni mujejuru. Abadiakoni bari mu iteraniro bose. Benshi bari mu mirimo birumvikana ariko iki nicyo giterane cya mbere ndekereza ngo kwisi giteguwe n'abadiakoni bonyine. Nimba njyewe nubizi gutyo wenda wasanga arahanda abadiakoni bonyine bagiteguye ariko hano seje mu kibaye igiterane kiri special cyateguwe n'abadiakoni gifatanyije n'ubundi bafatanyije n'ubuyobozi bw'itorero. Tugiye kubasaba n'ubundi badusuhuze kandi bafite korali buriya iraza kuririmba muri concert yiteguye neza cyane. Reka nabo badusuhuze. Gatatu. Amen. Turi kumwe na mwarimu Damascene reka nawe wadusuhuze. Amen. Turi kumwe n'abashitsi baturutse hirya no hino batavuye i Nyarugenge. Munyemerere mujejuru nta kindi tubasaba usibye kubifuriza ikaze mu nzu y'Imana. Ngaho ni mujejuru abashitsi bataturutse i Nyarugenge ariko bateranye natwe muri iki gitondo ni mujejuru. Dukomere Imana amashyi bwabo rero. Seje mutuba dufite uwo mushitsi. Uwo mugisha? Yes, ni benshi cyane. Namwe mugiye kubigenza uko mwabonye abandi babigenza no kuvuga ngo haleluya haleluya haleluya. Ni gatatu gusa. Gatatu. Amen. Imana ibahumusha mu izina rya Yesu. Hanyuma rero munyemerere twakire umushumba w'itorero ariwe Pastor David. Reka tumusabe atambuke dukomera Imana amashyi. Arahera kuri Pastor Jean-Jacques n'abandi bashitsi baturutse i Nyarugenge abatwakirira. Yesu ashimwe. Yabirangije. Mushumba asuhuza iteraniro. Abandi bashyitsi bo mu iteraniro bazanye na korali Shalom reka nsabe mushumba korali Baraka umushumba Albert dukomera Imana amashyi tambuka uze aha. Ariko nanone dufite abantu benshi bari gukurikira iri teraniro mu buryo bw'ikorana buhanga. Turabakiriye mu izina rya nde
aba ni abadiyakoni nyine bababwiye ko hari na korari y'abadiyakoni, niyo korari iri buze gufatanya n'abashyitsi na korari Gosheni, batangiye kwambara uniform. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Murambure ibiganza usuzanye mu izina rya Yesu. Nitwa Robert Wizeye, nkora umurimo w'Imana i Nyarugenge kandi turashima Imana. Twaje turi kumwe na korari Baraka, turi kumwe n'abafatanyabikorwa kandi turi kumwe na mwarimu James. Turagira ngo bandusabe mwarimu James abasuhuze mubwiriza butumwa bwiza dukorana ku itorero. Imana imuhe umugisha. Reka nsabe abayobozi ba korari, komite iyoboye korari Baraka, muhaguruke aho muri. Yego, iyi ni komite ya korari iyobowe na François. Nazamura ikiganza abasuhuze, nibarangiza batere haleluya nka komite. Amen. Yesu abamugisha. Mutaricara, korari nayo yose nihaguruke mu izina rya Yesu. Iyi ni korari Baraka. Namwe murambura ibiganza musuze iteraniro ryose mu izina rya Yesu. Gatatu. Amen. Reka turebe abafatanyabikorwa baje baherekeje korari aho bari, nibahaguruke nabo. Yego. Yesu abaho umugisha. Yesu abaho umugisha. Bari kumwe n'umuyobozi w'Iminisiteri y'Abagabo i Nyarugenge. Turagira ngo nabo arambura ikiganza. Yego. N'abandi bafite ibikorwa namwe murambura ikiganza musuhuze iri teraniro ryose mu izina rya Yesu. Amen. Abangaba nibo turi kumwe kandi Imana iduhana umugisha muri iteraniro rya kabiri. Murakoze. Amen. Murumva ko bamajije gufatwa neza. Ni gatatu. Nimuhaguruke rero duhana ikaze. Ariko reka dukomere Imana mashyi menshi cyane. Imana yaturinze impanuka n'uburwayi n'ibyago n'amakuba, ikaturinda ikaturengera. Reka tuyikomere mu mashyi, tuyishimire, yagize neza. Imana nishimwe, nishimwe, nishimwe. Rimwe kabiri gatatu. Imana ibaha umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amina. Suhuza uwo muri kumwe, uri iburyo bwawe, uri ibumoso bwawe, uri imbere yawe, n'uri inyuma yawe, umubwire ngo nkwifurije umugisha w'Imana n'ibihe byiza muri iri teraniro. Reka dusabe n'ubundi korari Impanda baratambuka vuba vuba na Chasser Robert ngo basanga bashize nk'indirimbo. Robert, aho wagiye kwicara kuri uragera hano minota adashize nk'itatu, n'abari bose bakubita ingoma n'abandi bose nimuze nyine mwihute. Hanyuma korari Impanda nibatambuke, indirimbo ni imwe muyiririmbe. Abadiyakoni baraberewe pe, si yashize nakuri. Mani bamukisha rwose, ibi bintu ni byiza pe. Robert kuko azi indirimbo asangwa yayishizemo, ikorasi yo iraba nk'intambwe y'intoki kugira ngo byihute. Mubaho umwanya batambuke. Desire natambwe umwanya, natambuke yicaremo hano gati. Hanyuma abaririmbyi ba korari Impanda batambuke nabo bihuse cyane kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Yes. Check on. Haleluya. Ngiye duhereza Imana icyubahiro. Haleluya. Nukuri ineza
Wajiriwe
umusaraba cyari igiti kibi umusaraba cyabambwa kw'abagome ndetse n'inkozi z'ibibi ariko Yesu yemera kwitanga ishimwe umusaraba cyari igiti kibi umusaraba cyabambwa kw'abagome ndetse n'inkozi z'ibibi ariko Yesu yemera kwitanga yemera kwambara ubusa ndetse n'ikamba ry'amahwa ashimwe uwaducunguye yita kuba guseka yemera kwambara ubusa ndetse n'ikamba ry'amahwa ashimwe uwaducunguye yita kuba guseka yemera kwambara ubusa ndetse n'ikamba ry'amahwa ashimwe uwaducunguye ndashima umusaraba ndashima yamazi ariko cyane cyane ndashima umwami ndashima umusaraba ndashima yamazi ariko cyane cyane ndashima umwami ndashima umusaraba ndashima yamazi ariko cyane cyane ndashima umwami 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 Yesu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ibintu ntibyoroshe pe, ariko ntidufite urwitwazo na ruke kugira ngo twice igihe, kuko n'ubundi bagomba kuririmba indirimbo ebyiri, izo ebyiri twazihaye korali Baraka. Nta mpamvu n'imwe dufite yo kwitwaza ngo twice igihe, tugomba kwikoresha neza kandi Imana irabidufashamo. Ariko cyane cyane tugomba gushima umwami Yesu, niko basoje batubwiye. Reka twakire n'ubundi korali Baraka, dukomera Imana amashyi batambuke. Sinzi uburyo barimo kushiramo ebyiri zigahita zigenderamo nk'icyarimwe, ntumenye igihe bafashe iya kabiri. Ngaho nibakomeze kwa kundi n'ubundi baririmbye, Imana yo mu ijuru irabafasha, hanyuma bigende neza cyane. Korali Baraka n'indirimbo zombi, natwe dukomeze guturiza mu nzu y'Imana, n'ubundi dukomeza kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Imana ibahe umugisha hamwe natwe mu izina rya Yesu.
ndasuhuje abo mu iteraniro rya kabiri n'ubundi Yesu ahabwe icyubahiro. Tega muba mwicaye mwitonze cyane. Yesu ashimwe cyane. Dufite uburyo twahindutse tumaze kumenya Kristo n'amajwi arahinduka, niyo mpamvu mwumva tuvuga n'ijwi rituje ariko umutima uravuga cyane. Byakunda ko duhereza Imana yacu icyubahiro. Byakunda ko uzamura ijambo rivuga ngo Imana ishimwe, haleluya. Oya vuga muri iryo ijambo international ngo haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ababyeyi ni muyivugirize impundu, abagabo tuyikomere mu mashyi. Amen. Amen. Dari
imana nayo ikagukunda cyane icyo nanga ingabo zigapfa ku bwawe nzajya ngendana nawe kandi nzajya ngukomeza ibigoranye nzajya byoroshya ibigoramye nzabigorora kuko ndi Imana yawe nzajya ngendana nawe kandi nzajya ngukomeza ibigoranye nzajya byoroshya ibigoramye nzabigorora kuko ndi Imana kuko ndi Imana yawe komera umutima wihangane amazi atembana azagutembana umuriro utwika ntuzagutwika yego bazakurwanya ntibazagushobora bazakuroga ariko ntabwo uzapfa nzakurinda nzajya ngendana nawe kandi nzajya ngukomeza ibigoranye nzajya byoroshya ibigoramye nzabigorora kuko ndi Imana yawe nzajya ngendana nawe kandi nzajya ngukomeza ibigoranye nzajya byoroshya ibigoramye nzabigorora kuko ndi Imana yawe
uko imbaraga zawe zingana zitamururira mu nkingi y'igicu kuko nkoresha ibinyantege nke ngo nkoze isoni byigira ibinyambaraga genda uko imbaraga zawe zingana zitamururira mu nkingi y'igicu kuko nkoresha ibinyantege nke ngo nkoze isoni byigira ibinyambaraga twanakubonye turi abagabo mu burwayi twarakubonye mu bigeragezo turi abagabo sese mu barakubonye shimama nawe baritamburuye mu gicuku cya nyuma wo guhabwa ibyo tuwadukijije ikigoyi mu menyo y'intare irazamuwe kubwe tuwadukijije ikigoyi akadukura mu menyo y'intare ibendera yacu irazamuwe kubwe ishimwe tuwadukijije ikigoyi akadukura mu menyo y'intare ibendera yacu irazamuwe kubwe nicyo gituma tudatinya uwo twizeye n'umunyamaboko nicyo gituma tudatinya uwo twizeye n'umunyamaboko nicyo gituma tudatinya uwo twizeye n'umunyamaboko imana ishimwe haleluya amen. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ariko ikora ritoze mukagira Imana imeze nk'aguma neza, aguma ajya yitonda, niwe perezida wayo, kandi ushaka nk'itisi nziza ikoti ni kwa haguma. Mbese mukorera publicity ndamwama kandi yishuye amatike yo kuza ngaha arahagisha. Ushaka tisi ikoti ni kwa haguma, biba bivuye i Buraya gusa nta byahano za niwabikura. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kubw'indirimo nziza mukomeje kutugezaho, kandi ijambo ry'Imana riri gutambuka neza ku buryo ryumvikana bitonze. Tugeze mwanya mwiza wo kumva abashima. Rero tugiye gusaba n'ubundi famiye tuyishimire Alexis atambuke, nitambuke ni famiye nitambuke kandi batambuke bihuta. Tuyishimire Alexis na mama Yvonne nawe natambuke, tambuka nawe nyine. Hanyuma najya gusoza mama Yvonne abagiye ko nimwese mwe mwagaze hano mutambutse ishimwe ryanyu uko mwariteguye. Tuyishimire Alexis ndetse na madamu bahageze, muze mbatize mikrofone. Haleluya. Amen. Twatishimira Alexis, twanishimire Denise. Turashima Imana ko yadukoreye ubukwe. Tariki maze kwa karindwi ukwezi gushize. Nukuri turayishimiye
byari bikomeye. Buri muntu wese uri hano wubatse cyangwa se umusore n'umukobwa ari mu mubiri kugira ngo wenda barwubake, ni ibintu bashobora kumva. Mu by'ukuri Imana yabanye natwe, turayishimiye. Dushimiye itorero, ubuyobozi bwayo, abakristo mwatubaye hafi mwese. Twaje kongera kubona agaciro ko kumva yuko tumwe muri Kristo Yesu, aho ubona umuntu agukorera ikintu gikomeye cyangwa amafaranga nka miliyoni akagikorera ubuntu kubera ko mwahuriye hano, ni ibintu bikomeye. Imana aho umugisha ikomeze barenge ibintu byose. Haleluya. Amen. Tunejejwe n'Imana mutima muri iki gitondo. Turashima Imana ko yabanye natwe mu gihe cy'ubukwe. Nyuma y'ubukwe nongeye kugira icyifuzo, ndavuga ngo Imana nigikora nzagara imbere y'iteraniro nshima Imana. Rero muri iki gitondo nshima Imana ko yabanye natwe, icyo cyifuzo ikagikemura. Mumere Imana mwishira icyubahiro. ansabye ko soma 89 umurongo wa 6 haranditse ngo Uwiteka Zaburi. Nageze ngo namwahabonye ariko namukunda kubaza mwene mwari mwabonye ko narambuye hagati na hagati siho Zaburi ba. Zaburi 89 umurongo wa 6. Uwiteka, ijuru rizashima ibitangaza byawe, umurava wawe uzashimirwa mu iteraniro ry'abera. Ninde wo mu ijuru wagereranywa n'Uwiteka? Ninde wo mu bana b'Imana uhwanye n'Uwiteka? Niwe Mana iteye ubwoba bwinshi, hanyuma mu rukiko rw'abera. Niwe Mana iteye ubwoba bwinshi mu rukiko rw'abera, niyo gutinywa kurusha abayikikije bose. Amen. Mubwireye gutinya umwami ni mwiza aruhura umutima. Mubwireye gutinya umwami ni mwiza pe aruhura umutima. Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana yanduhuye umutima, yampaye agakiza. Ndashima Imana ku itariki 29 z'ukwa gatanu nabuze umuvandimwe. Muri icyo cyumweru cyabanjirije iyo tariki nari napfushije masenge nabwo. Hanyuma ku itariki 4 mfusha musenyeri sogokuru wanjye yabaga kuri Saint Michel. Ku itariki 6 tujya kumushyingura. Turi kuri Regina Pacis barangije imihango yabo nyine yo kumusezera. Dusohotse dusanga imodoka bayibye. Imodoka y'umutware wanjye yaratwaye nyine yari yatiye, dusanga bayibye. Ubwo nyine sinaba nkimuherekeje ndera kumushyingura, ariko ntabwo byari byoroshye. Imodoka ya miliyoni 6, umusaza ari muri pansiyo, ntabwo byari bitworoheye. Ndasenga, urusaku ruba rwinshi mu mutima, ariko bigeze aho ndatuza ndavuga ngo amaboko yawe Mana arakomeye, ijisho ryawe riragenda rigahinguranya. Ahantu iri uyirinde kandi tuzayibone nta na kimwe cyava. Haleluya. Haleluya. Ku itariki 27 z'ukwa karindwi imodoka yarabonetse. Data wera, ndashima Imana iyo modoka yabonetse bakuyemo radio gusa, bakuyemo na batiri, ntabwo moteri bari bayikozeho. Haleluya. Ijisho ry'Imana ryarayiri. Haleluya. Uwiteka ni mwiza aruhura umutima. Data wera aruhura umutima. Urumva ibyago byari byakurikiranye, noneho hazaho n'icyo, ariko Yesu arankomeza. Umukozi w'Imana yarampamagaye aha, umuyobozi wacu w'abadiyakoni, ndamubwira ntubu ndatuje, ntacyo mfite cyo kuvuga, ndi mu rugo. Haleluya. Numvaga no gusohoka byananiye, numvaga nta mbaraga, ariko Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza. Haleluya. Igihe gikwiriye umutware wanjye Imana izamuha agakiza.
niduhagararana dushimana imana ni ukuri bizanezeza kandi izabinkorera. Haleluya. Reka ndekeraho, byari byinshi. Ikindi nshima imana, narayitabaje muri iyi minsi. Hari umuvandimwe napfushije, mama Fupi. Noneho mpamagara inshuti zanjye. Mama Fupi twakoranaga umurimo w'abarwayi, noneho aritahira. Mpamagara abantu b'inshuti zanjye twakoranaga umurimo, nimumfashe dusure ziriya mfubyi. Ntabwo ndajyayo, ariko narabahamagaye, baranyumvise kandi baramfashije. Igihe gikwiriye tuzajyayo tubasure. Mbasabiye umugisha rero abo bantu bose bitanze kugira ngo tuzasure ziriya mfubyi. Haleluya. Reka ndekeraho, ni byinshi no kubangamira umuyobozi. Kandi nateguye n'ituro ry'inyubako, ndariho umuyobozi w'abadiyakoni. Arize uninjye ari none ngo ari umuyobozi wa diakoni. Ihangane. Haleluya. Amen. Turishimye. Ukuri turanezerewe. Haleluya. Yumva ibintu bizamuka mu birenge bikagenda bikagera mu mutwe. Ababizi cyane muze kumbwira ibyo ari byo. Ariko turishimye turanezerewe, dushimye Imana yo mu ijuru. Haleluya. Oh haleluya. Imana ishimwe. Twarimo twicaye tuganira kandi dusenga dutegura uyu munsi, dutekereza uko wamera. Turavuga tutse Imana, ushaka ko havugwa iki kuri uyu munsi? Imana iratubwira iti muzagende mumbwirire, ari byo barimo bigishaho n'uyu munsi, mumbwirire ubwoko bwanjye. Haleluya. Mumbwirire ubwoko bwanjye aha muri mu ngoma ya kabiri ibice 15 umurongo wa kabiri niwo tuvuga gato, ntabwo mpatina nta nubwo ndi bukigishe, ariko Imana iratubwira ngo muzagende mubwire Seje. Haleluya. Mubwire Nyarugenge, mubwire Gikondo, mubwire umujyi wa Kigali, mubwire u Rwanda rwose. Haleluya. Ngo Uwiteka ari kumwe namwe. Oh haleluya. Nimumushaka. Haleluya. Reka ndekera aho ngaho. Nimumushaka muzamura. Namwe nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamura. Imana ishimwe. Natwe twaramubonye. Abadiyakoni murababona hano, abadiyakoni ba hano CGM, itorero rya CGM, murabona harimo abasaza nkanjye, harimo n'abakecuru, menya bamwe bataje, amabosi, harimo abagabo yego, harimo abagabo b'ibikwerere, abadamu b'amajigija, n'abakiri bato. Kuri twe Imana yatugiriye neza. Murumva abo bantu bafite imyaka itandukanye, ibyo twashima ntabwo twabirangiza. Ntabwo twabirangiza, ahubwo turatanga ituro gishimwe. Ariko dushimye Imana, batuzanira igiseke bagishyira aha, dutanga ituro gishimwe. Uburyo twateguye iryo turo gishimwe, turaza no kubasaba nawe muhaguruke mudufashe. Ntabwo dutinda nimugire ubwoba ngo turica gahunda. Dufite ituro ry'ishimwe buri wese yateguye, turagenda turishyira mu iki giseke, ariko tunaririmba indirimbo y'icumi mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ariko reka mbasabe muhaguruke mwese. Iri shimwe bagiye gutanga ntago ari bo bonyine, twese tugiye gutanga ituro ry'ishimwe, dufatanye nabo. Bazanye igiseke hano, abari hano imbere baraturana. Nimushaka mucikize nka hagati byibuze hari ikindi, kugira ngo twese duhita dutura icyarimwe, tutajya gufata undi mwanya muremure. Noneho batwihanganire, bareke tubanze tuhanyure, ntabwo dutinda. Ariko munamfashije turirimba indirimbo, dufite ituro ryacu, turagenda turifashe turizunguriza imbere y'Imana tuvuga ngo Mana ushimwe. Haleluya. Namwe ufite ikintu, igitabo, Bibiliya, ayizamure, tuzamure, dushime Imana yacu. Munyihanganire mubikore, turirimba indirimbo, tutura iryo turo, ariko munazamura ibyo mufite, duhimbaza Imana yacu. Mubizamure gutya. Indirimbo murayizi, muragenda mugira gutya ngo Mana ushimwe. Shima umwami wo mu ijuru, nangibyo mushimisha, narimbuzwa rambona, narindwa yaranyiza,
mushimane natwe mwese mushimane natwe nyiringiro uhoraho. Reka dukomere amashyi Imana tuyivugirize impundu ikwishimwe yawe icyubahiro. Amen, 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 amen. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Arivuze ngo abadiyakoni Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Yes, tugiye mu mwanya mwiza kumva ijambo ry'Imana. Ndabona saa 5 zisa nizuzuye neza. Kandi iyi ni saa yo kumva ijambo ry'Imana. Byibuza umwigisha nawe kugira ngo abonemo iminota 30 atubwire Imana uko Imana imuyobora. Tugiye gusaba n'ubundi mwarimu James aratambukana n'umwigisha w'ijambo ry'Imana, hanyuma amusengere nawe atugezeho ijambo ry'Imana muri iyo minota twari tuvuze. Mana turagushima cyane, turagushimira ko dufitiye umugambi mwiza wo kutugirira neza. Twarakwizeye kandi ntabwo tuzakozwa n'isoni, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira aya mashimwe menshi yamaze gutambuka agaragaza mwami ko twibuka imirimo ukora kandi uzakora n'iyindi. Muri kano kanya tugiye kumva ijambo ryawe, niyo soko y'ibyo twizeye, niyo soko Mana y'ibyo dufite mu mitima yacu. Dusengeye umugaragu wawe ugiye kutugezaho ijambo ryawe kugira ngo umushyigikire, imbaraga zawe zimwuzure, ibyo avuga byose Mana ugiye gutega amatwi. Twirukanye imigambi yose ya Satani mu izina rya Yesu, wa wundi urangaza, wa wundi utera mwami ikintu icyo ari cyo cyose cyabuza abantu bawe bageze ahangaha kumva. Turasabye kugira ngo umwuka w'Imana azabane natwe kandi tugirire neza, byose ni mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusabe abo twazanye bahaguruke dutange intashyo muri ino rya kabiri. Turambuye ibiganza dutange intashyo z'inyarugenge. Murakoze cyane, mwicare. Dusome ijambo ry'Imana mu ngoma ya kabiri ibice 15. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravanga umwuka w'Imana aza kuri Azariya mwene Odedi, ajya gusanganira Asa aramubwira ati, nimunyumve Asa namwe Bayuda n'Ababenyamini mwese, Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azabata. Imana itugire neza. Dusoma urwandiko rwa kabiri cyangwa se igitabo cya kabiri cya Samweli. Igitabo cya kabiri cya Samweli turasoma n'ibice 6. Ibice 6 turahera ku murongo wa 9 tugeze kuri 11. Samweli wa kabiri 6:9 haravuga ngo uwo munsi Dawidi atinya Uwiteka, nuko aribwira ati, isanduku y'Uwiteka yazi iwanjye ite? Dawidi yanga gukurayo isanduku y'Uwiteka ngo ayicyure iwe mu rurembo rwa Dawidi, ahubwo ayinyuza hirya ayicyura mu nzu ya Obededomu w'umunyagati. Imara mu nzu ya Obededomu w'umunyagati amezi 3, kandi Uwiteka aha umugisha Obededomu n'abo mu rugo rwe bose. Imana dufashe. Dusubire inyuma gatoya. Samweli wa mbere 22:23. Samweli wa mbere ibice 22. Turasoma n'umurongo wa 23 baravuga ngo, gumana nanjye humura, kuko uhiga ubugingo bwanjye ari uhiga n'ubwawe, nubana nanjye ntacyo uzaba. Imana dufashe. Uyu mwanya turashima Imana yuko yabanye natwe kuri uyu munsi kugira ngo tubane namwe tuganirire ijambo ry'Imana, kandi mwateguye intego nziza yo kubwira itorero no kubwira abantu b'Imana yuko bakwiriye gusaba Imana kugira ngo ibane nabo. Iri jambo naraye nditekerejeho mbona ni ijambo rikomeye. Nusoma urasanga harimo amagambo 4 y'ingenzi.
ijambo rya mbere riravuga ngo uwiteka ari kumwe nawe. Amen. Aha turi, aha twicaye, uwiteka ari kumwe natwe. Ijambo rya kabiri, nawe nubana nawe. Birasa nkaho ari manguhi. Uwiteka ari kumwe nawe, uwiteka ari kumwe nanjye, ariko nanjye ninemera kubana nawe. Ijambo rya gatatu, nimumushaka muzamubona. Imana yacu yiyereka umuntu wese wishaka. Umuntu wese ushaka mu maso h'Imana arahabona. Uburyo wakoresha bwose, inzira wanyuramo zose, iri umushakisha mu maso h'Imana, Uwiteka araboneka. Haleluya. Dawidi yaretse aravuga ngo nk'uko imparakazi yahagirwa no gushaka amazi. Bavuga yuko imparakazi ni za nyamaswa zo mu ishyamba zirisha. Iyo ifite inyota ishobora gukora urugendo rurerure ijya gushaka amazi kandi igashyirwa iyo abonye. Aravuga ngo ni ku mutima wanjye wahagizwa no gushaka Uwiteka. Haleluya. Umuntu ushaka Uwiteka aramubona, kuko Imana yacu iraboneka, ntabwo itwihisha, irahabona, irahagaragara. Kandi umuntu wese wumva ashaka guhura nayo ahura nayo. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Mose yagize icyifuzo, abwira Imana ngo ndashaka yuko unyereka ubwiza bwawe. Imana irangije aramubwira ngo niba ushaka kubona mu maso hanjye, niba ushaka kubona ubwiza bwanjye, hari ahantu bugufi bwanjye, aho ngaho nuhahagarara nzanyuza kugira neza kwanjye imbere y'amaso yawe. Hari ahantu dukwiriye guhagarara, hari ahantu dushakira Imana, hari n'uburyo Imana ishakwamo. Iramubwira ngo aho ngaho nuhahagarara nzanyuza kugira neza kwanjye imbere y'amaso yawe. Abantu mwese mwaje gushaka Imana, ahanga niho tuyishakira. Haleluya. Ntabwo tuyishakira mu kabari, ntabwo tuyishakira mu gisoro, ntabwo tuyishakira mu mupira. Ejo natwawe n'umumotari wababaye ngo yatsinzwe. Ndavuga nti ubu ngubu urababaye. Arambwira ati wa mugabo we, ati mfite umubabaro, umbabarire ntungushe kubera ko watsinzwe. Abantu bashaka mu maso h'Imana irabiyereka kuko iragaragara, kandi ntabwo baneshwa, nta nubwo itsindwa. Uko umutima wawe wishaka, uko umutima wawe uyifuza, hari ahantu ishaka yuko unyura, hari ibintu ishaka yuko ukora. Ibyo bintu iyo umaze kubikitsa neza, irakubwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe. Iri ni ijwi ryiza, ni ijwi ryongorera, ni ijwi rihuha umutima. Umuntu wese ufite gushaka mu maso h'Imana, Imana iramwiyereka. Ijambo rya kane riravuga ngo nimumuta abazabata. Aha ngaho harakomeye. Niba warayimenye ukaba warayifashe ugashaka kugendana nayo, uyikomeze ntuyirekure, kuko iyo urekuye nayo irarekura. Hari umwana ngo yari ari mu rugo rwa se, rwari urugo rukize, rwari urugo rufite ibintu byose, ngo arangije ngo ashaka gusohoka, amaze guhaga ibintu by'iwabo abwira se, aravuga ati data ndarambiwe kuba muri uru rugo, ndambiwe amategeko yawe. Umubyeyi ngo aramuhendahenda umwana aranga, kuko nta kundi habiri biri gukora. Ngo yamuhaye umugabane wibye arawujyana, aragenda arabyaya. Amaze kubyaya bimushizeho amera nk'inzererezi. Iyo uretse Imana, iyo utaye Imana, hari ibintu dukora Imana ikaturekura, hari ibintu dukora Imana ikaba itakitwishimiye. Ikintu cya mbere ni ibyaha. Ibyaha nibyo bituma Imana iturekura, kuko iyo ukoze icyaha
ni ukuvuga ngo konegisiyo yawe n'Imana iracika igatakara, hakubaka urusika hagati yawe n'Imana, ntajya ahantu mwongera guhurira nayo. Ndabifuriza gukomeza kubaha Imana no gukiranuka, kugira ngo bwa bumwe bwawe, kugira ngo bwa busabane n'Imana, haleluya, tuyihe icyubahiro kugira ngo bukomere. Iyi ntego ni intego nziza yo kwifuriza itorero rya Sejemu ngo Imana iri kumwe namwe nimukomeza kubana nayo. Amen. Yohana 15 ku murongo wa 7 yaranditse, aravuga ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Kugira ngo usabe Imana ikumve, nimuyishaka iraboneka, ariko irashaka yuko muguma muri yo, muguma muri yo, mukomeza kugendana nayo, mukomeza kuyisunga, mukomeza kuyibwira ngo turi abawe, turi ibibumbano mu ntoki zawe, bari wowe utuyobora, bari wowe utugenga. Imana dufashe kandi Imana itugire neza. Twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ku mugabo witwa Obededomu. Ndashaka kubabwira umugisha, ndashaka kubabwira ibyiza byo kubana n'Imana. Uyu mugabo Obededomu yari umuntu w'umukene, yari umuntu utazwi mu mudugudu, kandi uyu muntu nta byiza yifurizwaga. Nimusoma murasanga Dawidi yagiye gucyura isanduku y'isezerano y'Uwiteka, igeze ku irembo rwiwe, kubera ko bari bayihesheje ibimasa, ngo iratsikira. Amagara atsikiye, umugabo witwa Uza ashaka kuramira isanduka y'Uwiteka, biravuga ngo Imana iramwica imutsinda aho ngaho. Dawidi abibonye agira ubwoba, niho twasomye ku murongo wa 9, aravuga ngo isanduku y'Uwiteka nayigeza mu rugo rw'iwanjye gute? Yari yamaze kubona kuko yarakaye, ifite uburakari. Ikintu cyari cyababaje Imana ni igiki? Abandi bajya bavuga ngo Uza yazize ubusa, yararenganye. Ntabwo Uza yigeze arengana. Muravuga ngo ko yaragiye kuyiramira, iyo yereka ubwo se igatembagara, ntibyari kuba ikibazo. Ikintu cyabiteye Imana ibabwira kurema isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, yababwiye yuko Abalewi, abatambyi, abakozi b'Imana nibo bazajya baheka isanduku y'isezerano ry'Uwiteka. Rero iva mu bunyage yaje ihetswe n'inka iri ku igare. Icyo kintu cyateye Imana agahinda, iravuga ngo bakoze ibyo ntakoze. Hari abantu benshi muri iri teraniro mugira ngo Imana uko isengwa, mukabikora uko mwishakiye, mukabikora uko mwiboneye. Ntabwo ariko bigenda. Hari umurongo n'amabwiriza yadushyiriyeho uko dukwiriye kuyisenga. Dukwiriye kuyisenga dukiranuka, dukwiriye kuyisenga tuyubashye. Haleluya. Uza rero yaragiye kwiramira, ntabwo yari uwo mu muryango w'abatambyi, ntabwo yari umulewi, yaragiye gukora ibintu bibujijwe bitemewe. Imana n'uburakari bwayo busuka kuri we. Dawidi abyitegereje aravuga ati abo mu rugo rw'iwanjye yabamara. Azunguza ubwenge n'ibitekerezo, ndatekereza yakoresheje n'inama, arabaza ngo isanduku kwije ifite amahane tuyijyana hagana hehe? Baratekereza bati hari umugabo witwa Obededomu, nimuyijyaneyo. Hari abantu bazi yuko nta mumaro ufite, ariko umumaro wawe Imana irawuzi. Haleluya. Umumaro wawe Imana irawuzi. Nta gaciro baguha, ariko ufite agaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Ugaragara nkaho ntacyo ufite, ugaragara nk'utariho, mu maso y'Imana uriho, kandi ikwitegereje ikubona nk'umwana wayo. Tuyihereze icyubahiro, Imana ishimwe. Obededomu reka mabwire rero, yari amaze iminsi arimo asenga, akavuga uti Uwiteka Imana, uzaza ryari ngo ungire neza umuryango wanjye? Uzaza ryari ngo unkure muri ubu bukene? Uzaza ryari ngo unkure muri ibi bibazo? Yari amaze igihe kinini asenga, yari amaze igihe yinginga Imana. Imana irangije, haleluya, iramwumva.
ikoresha akantu k'agatendo gatoya cyane. Hari ibiza bijya biza amazu y'abantu agasenyuka, Imana yaragambiriye kukugira neza. Haleluya! Umudugudu wose ugasenyuka, ariko kubera ko hari umukiranutsi w'Imana, Imana igiye gutuza mu mudugudu w'icyitegererezo. Tuyihereze icyubahiro. Haleluya! Imana ishimwe. Bamwe bakarira, ariko wowe ugashima Imana ukavuga ati n'ubu ngewe ntaho nari mfite. Mwana babonye kuri televiziyo bamashima Imana, aravuga ati ngewe n'ubu ntabwo nzi uko bizagenda. Abandi rero bagendeyemo bati niyo yaradutunze. Imana rero inyuranye ibintu. Imana yumva gusenga kwa Obededomu, isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bayoherezayo. Bamaze kuyoherezayo, Obededomu bari bayoherejeho kugira ngo nimwice nta kibazo kizabaho, nta kibazo kizaba. Ariko we yari afite ibanga mu mutima we, kuko amaze y'iminsi yinginga Imana avuga ati mwami uzaza ryari kungirira neza. Imana imaze kumwumva akibona mu irembo ryiwe, Obededomu ashimana Imana nabo mu rugo rwiwe. Tuyihereze icyubahiro. Haleluya! Uwiteka ari kumwe namwe, namwe ni mubana nawe. Obededomu arangije isanduku iriwe rero. Reka mabwire kubana n'Imana ibyiza byabyo. Iyo ubana n'Imana, itara ry'Imana ricanira iwawe. Iyo ubana n'Imana, icyerekezo kizima kiba kiri iwawe. Obededomu amaturo yose baturaga Imana mu muco w'Abisirayeli, amaturo yose, umwero wose, inka zabyaye, abashima Imana ku mirimo Imana akoze imirimo n'ibitangaza, byari ahantu isanduku y'isezerano ry'Uwiteka yari iri. Nta handi hantu yari iri kwa Obededomu. Inzira zose z'umugisha ibwami kwa Dawidi Imana irazifunga. Haleluya! Imana irazifunga kubera umukiranutsi ufite gushaka mu maso h'Imana. Imana irazifunga kubera kuko hari umuntu ubana n'Imana utazwi mu mudugudu. Tuyihereze icyubahiro. Iri hagati muri twe kandi iraza kugira neza. Nusoma Bibiliya yavuze ngo kwa Obededomu yahamaze amezi 3. Nguha umuryango wa Obededomu umugisha. Kubana n'Imana bizana umugisha. Inka zihaka amezi 9 zikabyara. Mu mibare y'Imana, Obededomu urugo rwuzuye mw'inka mu mezi 3. Tuyihereze icyubahiro. Hari imyaka ihingwa ikera ku mezi 3, hari yerera amezi 5, imyumbati isigaye imara amezi 8, kera yabaga imyaka 2, ariko kwa Obededomu ibigega biruzura, ibiryo birahaboneka mu gihe cy'amezi 3, kubera ko Imana iri kumwe nawe. Umuntu ushaka umugisha nasaba Imana ngo ibe mu rugo rwiwe. Haleluya! Usaba Imana kugira ngo urugo rwawe ruturemo. Amahoro wabuze mu rugo rwawe uyabujijwe kuko utemeye kuko Imana turi hagati muri wowe. Ingo nyinshi zifite ibibazo zirimo zirasenyuka, nta kindi kirimo kibitera, nuko abantu batemeye guhikarira Imana kugira ngo iture mu muryango wabo. Business yawe, bwira Imana ngo ngwino ube muri business zanjye. Aho abandi bafite ibibazo, aho abandi bafite ibihombo, yibwire ngo ngengo urashaka yuzuza ahangaha ahantu kugira ngo mbone umugisha. Haleluya! Uwiteka ari kumwe nawe, nawe nubana nawe, kandi numushaka uzamubona. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Inkuru ziragenda zigera kwa Dawidi, amenya yuko Imana yagiye neza Obededomu. Arangije akora ibintu byose bikwiriye, atunganya abatambye, atunganya abarewi, aravuga ngo nimugende muyinzanire. Namenye ibanga ahantu riri, aho ibanga riri nugusaba Imana ngo nibane nanjye, nugusaba Imana ngo nibe mu rugo rwanjye, nugusaba Imana ngo nibe mu kazi kanjye, nugusaba Imana ngo nibe muri gahunda zanjye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Mu magambo makeya, ndakwingingira gushaka mu maso h'Imana, kuko mu maso h'Imana haraboneka. Umuntu ushaka mu maso h'Imana arayibona. Kwegereza umusozo, ndashaka gusiga iminota yo gusenga. Mu itorero rya mbere ntabwo twasenze. Hari abantu baba bafite ibyifuzo bakeneye kubona Imana ikora ibintu bitangaza. Nashatse gusiga iminota nza kuyobora kugira ngo tuyisengemo, kugira ngo Imana itugire neza. Haleluya! Twasomye ijambo ry'Imana, n'umwana wari ucitse ku icumu yitwa Abiyatari. Yari umwana w'umutabyi Ahimeleki. Dawidi
yari yarahunze afite ibibazo, ahunga Sawuli. Arangije ajya ku mutambyi, ajya kumugisha inama, kandi bamuha imitsima, bamuha n'icumu, ya nkota yari yaricishije Goliyati. Sawuli arangije arabimenya, amaze kubimenya ahamagara abatambyi, ataramuhamagara nabo mu rugo rwo bose, aravuga ngo niki mwakoze cyo gutuma mwene Yesayi agambirira umuryango wanjye? Arangira arambwira ati mwami Nyagasani, ninde mukundwa, ninde mwana mu rugo rwawe atari umukwe wawe? Ariko Sawuli byose ntabwo yabirebye. Arangije ategeka abahungu be ngo bice abatambyi bose. Baravuga ngo nta muntu waramburira ikiganza ku bantu basizwe amavuta n'Uwiteka. Arangije ngo abwira umuhungu Dowegi, aravuga ngo Dowegi, n'ubu ni we wanzaniye amakuru. Reka nkubwire, jya wirinda kuzana amakuru mabi, jya wirinda amakuru ateranya, jya wirinda amakuru asenya. Ari ingo nyinshi zirimo zisenyuka bitewe n'abantu bakora batanga amakuru atariyo. Dowegi rero yari ikihazi, arabica bose uko ari 70. Cyakora cyo hacika ku icuma kana kamwe, karirukanka, kari kaza ahantu Dawidi yahungiye. Araza amubwira amacumu, maze kumubwira amacumu, Dawidi aramubwira ngo mwana humura, ndaguhumurije ngo humura. Haleluya! Kuko nubana nanjye nta kintu uri buba, kuko uhiga ubugingo bwawe ni nawe uhiga n'ubwanjye. Nubana nanjye nta kintu uzaba, nubana n'Uwiteka Imana nta kintu uzaba. Imana niba mu ruhande rwawe ntacyo uzaba. Nuyishakana umwete uzayibona, ariko nuyireka nayo izakureka. Dusenga Imana. Ndagira ngo dusengere umuntu uri mushaka mu maso h'Imana. Umaze iminsi uri mushakisha ibyishimo, uri mushakisha amahoro, warayabuze. Hari abantu bishakisha amahoro n'ibyishimo, babishakira ahantu hatari aho gushakirwa. Akanywa inzoga, akanywa itabi, akajya mu bagore, agashakisha ibintu byose byamuhesha amahoro. Ariko uretse Yesu wenyine niwe utanga amahoro. Haguruka tugusengera Imana. Umuntu uri muri iteraniro ushaka guhura na Yesu, ushaka kugirirwa neza n'Imana, ushaka mu maso h'Imana, umaze umunsi wumva nta handi hantu wabonera ibyishimo, nta handi wabonera amahoro, umaze iminsi umutima wawe urushye uremerewe, Yesu niwe wenyine uvuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze musange. Haguruka tugusengera Imana, kandi Uwiteka Imana ari hano hantu arakugira neza. Umuntu wa kabiri ni abantu basubiye inyuma, ni abantu baguye. Nawe ngwino tugusengera Imana, kuko inzira wahisemo ntabwo ari inzira nziza. Imana igufashe. Inzira wahisemo ntabwo ari inzira nziza. Inzira wahisemo ni inzira yo kurimbuka. Inzira wahisemo ni iyo gutuma amaboko y'Imana kurekura. Ariko ndakwifuriza kugira ngo ukuboko kw'Imana yacu gukomeze kuba mu ruhande rwawe, kugira ngo ikomeze. Ngwino tugusengera Imana, Imana yacu dufashe, kandi Imana itugire neza. Ndagira ngo sabe n'ubundi umuyobozi w'itorero rya hano, Pastor David, kugira ngo mupfukame, kugira ngo dufatanye gusenga Imana, abasengera Imana, kandi Yesu abahe umugisha. Mana ishobora byose, turagushimiye. Ijambo ryawe ni rizima, kandi ijambo ryawe iyo rivuzwe turaryumva, urivugiramo ukarikoreramo. Niyo mpamvu bene data na bashiki bacu bararyumvishije kandi bafashe icyemezo cyo kugushaka. Niko ijambo ryawe rivuze ngo abagushaka bazakubona, ariko abaguta nawe uzabareka. Bafashe icyemezo rero cyo guca bugufiya. Turabasengeye, bababarira ibyaha byabo, bandike mu gitabo cy'ubugingo. Reka amaraso ya Yesu ababeho uhereye umunsi, batangire bumva ijwi ryawe ryongorera, ijwi ryiza. Haleluya! Uhereye none ujye ubasura ku manywa na nijoro. Amajwi yandi mabi yabasuraga turayirukanye mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi rwose ahantu mukuye ihongere ikube kenshi cyane. Murakoze, murakoze. Reka dukoreshe na telefone zacu, dukoreshe telefone zacu twihuse. Niyo ufite telefone iriho amafaranga atari ideni,
ari umugisha ufite, kuko hari umuntu ugira telefone ntagireho amafaranga. Rero wowe ufite umugisha kuba ufite telefone ikaba iriho amafaranga, yifate twubake inzu y'Imana. Akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 07 91 56. Subiremo rimwe, iyi code ni 07 91 56. Ugashyiraho akanyenyeri, ugashyiraho amafaranga umutima wawe ukwemeza utanga, ukorera Imana. Ahasigaye ugakora kuri kode yawe, ukohereza amafaranga ahita agera kwa Mana. Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze n'amatangazo. Amatangazo adasanzwe nuko ku itariki 26 n'itariki 27 z'uku kwezi kwa munani dufite igiterane kirimo kirategurwa na korali Impanda ifatanyije n'ubuyobozi bw'itorero. Tuzabana na korali izaturuka Rubavu, korali Oboti izaza kuri izo tariki, hazaba ari kuwa gatandatu no ku cyumweru. Dukomeje kubasaba rero ngo mukomeze mu gisengere, kandi abazihana bazabe benshi, ndetse munatanga n'ubushobozi bwo kugira ngo tuzakira abashyitsi tuzabona. Imana ibahe umugisha ko bizakorwa neza, kandi na korali iri gutegura Imana ikomeze ibane nayo. Reka twongere tubwire abantu bamaze iminsi biga inyigisho shingiro z'itorero, ndetse n'abifuza kwakirwa mu itorero ryacu bamaze iminsi biga, ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 hazaba ari kuwa gatandatu tuzabatiza kandi twakire n'abo bantu. Tuzabatiriza ahangaha, zone ya Gikondo izabatiriza ahangaha ku itorero rya CGM ku itariki 2. Kandi ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani aba bantu bazabatizwa ku itariki 2, hari amasengesho yabo muri zone yose. Abadiyakoni nabo bafite amasengesho, amahugurwa. Abadiyakoni bose bo muri ino zone, ndetse birumvikana ko n'abadiyakoni bacu barimo, ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani ku isaha ya saa 12 z'umugoroba kugeza saa 3:30. Turifuza ko buri zone yadushakira umuntu umwe mu mazone 5, akabonekamo abantu 5 n'abandi bantu 2 tuzareba. Twabonye inkunga yo gufasha abantu bashobora kwiga umwuga wo kudoda. Abo bantu bagatangira amasomo mu minsi mikeya, amakorali akazaza abaha akazi bakabadodera badatanze amafaranga, kuko nabo bagiye kwigira ubuntu. Ubwo rero abo bantu buri zone iradushakiramo umuntu umwe ufite ubushake ushaka kwiga. Ni abantu 7, kandi amashuri azatangira vuba cyane. Twongere dushimire abakristo b'itorero rya CGM ndetse n'abandi bose babigizemo uruhare. Ejo abantu twarabambitse, twari tumaze iminsi twifuza abantu twakwambika, twari dufite imyenda myinshi. Rero ababikoze bakohereza imyenda, mwagize neza. Abantu mwambitse baravuze ngo namwe Imana izabambike, mwakira umugisha w'Imana. Ku itariki 19 ni kuwa gatandatu, tariki 19 z'ukwezi kwa munani, abanyeshuri bose bari mu biruhuko bo muri secondaire kuzamuka bafite amahugurwa ndetse n'amasengesho. Bazaba baraha mu gitondo guhera saa 2 kugeza saa 7 z'umugoroba, nyuma ya saa 6. Andi matangazo nuko dufite igiterane cyateguwe na Minisiteri y'Abadiyakoni ifatanyije n'ubuyobozi bw'itorero. Saa 8 turaba turi kumwe na korali Baraka. Imana ibahe umugisha ko mwemeye ubutumire. Abantu ba CGM mu iteraniro rya 2 muberekezeho ibiganza.
ni muwakira umugisha wa seje muhituza wihuse kubera ko mwaje Imana ibaho umugisha. N'abadiyakoni kandi babigizemo uruhare n'abimana ibahe umugisha. Turabana rero na korali ndetse tubane na korali Gosheni na korali y'abadiyakoni. Reka kandi nanone tubabwira ko kuwa mbere tugira igicaniro cy'amasengesho saa 2 kugeza saa 10 n'igice, ndetse no kuwa kane tuba dufite igicaniro cy'amasengesho aha muri Kigali ahasejemo. Niho hantu nabonye mu cyumweru haba amasengesho yo kwirirwamo 2 mu cyumweru, kandi Imana itanga umugisha abantu bakaza bababaye ariko bagataha bishimye. Tubahaye karibu rero mu masengesho yo kuwa kane no kuwa mbere. Kandi kuwa gatanu mu ijoro ry'impinduka dufite korali izaturuka ku Muhima, nayo korali y'ababyeyi, tuzabana mu ijoro ry'impinduka. Reka dutange n'intashyo kuri korali Impanda, igiye guherekeza n'ubundi korali Baraka. Ku cyumweru korali Impanda izabiri Nyarugenge. Ubwo rero Baraka yaje, ubwo Impanda nayo izabaherekeza ku cyumweru. Reka dutange intashyo kuri korali Impanda kuva mu gitondo mu iteraniro ryaho rya mbere gukomeza na nyuma ya saa sita. Ni igiterane kiri Nyarugenge kizamara icyumweru cyose. Ubwo rero amavuta y'Imana azabe kuri korali Impanda. Amen. Abageni turanga Mukeshimana Vincent natambuka aze, ndetse na sheri we nibabanguke. Iranjishi Betty. Ariko wowe kumusiga ubwo uzanye iki? Mufata ukuboko muzane ahangaha. Ngaho nimurebane gakeya. Abari kureba Vincent yasetsera sawa. Ubukwe bwabo buri kwa gatandatu, nyine nyuma y'iminsi bumviye itegeko ry'umwuka. Ubukwe bwabo murabushyigikiye se? Kubusengera, kubutwerera, ndetse no kubutaha. Mufata ikiganza noneho mugende gake 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 gake. Sawa. Reka mbasabe muhaguruke dusoje iteraniro ryacu rya kabiri. Hamwe na korali Baraka n'abashyitsi tugiye gusura inyubako y'urusengero. Turaza mu iteraniro rya gatatu dusoje igikorwa cyo gusura. Abatekinisiye n'abashinzwe komisiyo y'inyubako babe hafi kugira ngo bageze korali Baraka mu bice byose bigize urusengero rushya. Abakristo bahangaha mukumbuye gusura, ariko tuzababwira umunsi. Ubu ni korali Baraka n'abayobozi ndetse n'abashyitsi. Mwakoze. Turambura ibiganza dutanga intashyo muri rusange. Sabe Mushumba Jean Jacques atambuke aze aha asenga Imana, ariko tubifurije umugisha w'Imana. Abantu mucuruza marayika zahagarare ku maseta yanyu. Abafite ababosi mukorera ntibazabarebe nabi. Abadafite akazi Imana izabaremere imibereho. Umugisha w'Imana uzabeho. Imana izarwanye ibibarwanya, kandi Imana izabe mu ruhande rwanyu. Mu miryango yacu tuzabone ukuboko kw'Imana. Ibyo tuzagerageza gukora byiza byose tuzabona Imana irimo irakora imirimo. Umugisha w'Imana ubagumeho. Turagushimiye Mwami Imana yacu kuri hano, kandi ko ibihavugirwa byose ubifitemo uruhare kandi ubyumva. Umugisha ubu bwoko bwawe, ibi byose bivuzwe n'ibindi tutavuze ubibahemo umugisha, bibomeho bijyane nabo, inzira zose banyuramo babone ukuboko kwawe. Uzabarinde mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo no mu buryo bw'umubiri, bazabe batekanye kandi baguwe neza. Kubana nawe bazabiboneremo inyungu batabonera ahandi. Turagushimiye rero ko tuzagaruka mu nzu yawe dufite amashimwe,
kandi ko tugiye uri kumwe natwe mu izina rya Yesu amen. Imana ibaha umugisha. Abatashe rero mugende mwihute mugaruke guterana muri concert, ariko n'abagiye gusura urusengero hano hafi dufite intervalle y'iminota 15 gusa kugira ngo musure muhite mugaruka dutangira iteraniro rya gatatu, kandi turifuza ko musura neza ariko kandi n'amateraniro yacu yose akagera ku ntego. Imana ibane namwe mu izina rya Yesu.